Eugene Official. Twongeye kubasuhuza cyane rero, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese rero abakunzi ba Eugene Official. Tubahaye ikaze rero aho mudukurikiye muherereye, waba udukurikiye uri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikira muri ku mugabane wa Amerika, abadukurikiye muri ku mugabane wa Aziya ndetse n'ahandi mwese. Reka tubabwire ngo igitondo cyiza ku badukurikiye mu masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kandi kuri mwe mudukurikiye mu masaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza ku badukurikiye muri masaha ya nimugoroba. Biraza guterwa n'aho mudukurikiye muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe rero turi mu masaha mu gitondo, turi ku munsi rero wo kuwa kabiri, itariki ni 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Nshuti rero udukurikiye, reka nkubwire ko nta kindi kituzinduye muri iki gitondo, n'ubundi nk'ibisanzwe n'amakuru agezweho. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Tugiye kugaruka ku makuru avuga ko atugeze rwose muri iki gitondo, avuga ko hari abandi basirikare bagera kuri 5 ba AFC/M23 bagiye cyangwa se bamaze gutoroka M23 n'ubundi berekeza muri Wazalendo cyangwa se muri FARDC. Ayo ni amakuru tugiye kubagezayo ho. Ese byabereye he, byagenze bite? Ibi rero tugiye kugenda tubibagezaho muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo. Turaza kandi kubagezaho n'andi makuru akomeye cyane ya coalition cyangwa se ya opposition ya C64. Amakuru atugeraho aravuga ko rwose imyigaragambyo bamaze kuba bayihagarika rero, ndetse bakaba bamaze kuba bashyira ibaruwa hanze. Iyi baruwa rero bamaze ko bashyira hanze, tukatwitegura rwose kuza kugenda tubagezaho iby'iyi baruwa. Muri iki kiganiro cyacu rero turaza kubagezaho indi nkuru iri breaking news ishyushye cyane. Mu by'ukuri bamwita Bill Gates, n'umuherwe, n'umwe mu bambere bakize cyangwa se hano ku isi rwose nibo bafite ifaranga n'abagwiza tunga bambere. Uyu mugabo nk'uko amakuru atugeraho rwose azindutse atugeraho muri iki gitondo, akaba yageze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuri uyu mugoroba washyize, nk'uko ndetse amafoto ndetse n'amavideo bigenda bigaragaza ko yashikanye cyangwa se yabonanye na His Excellency Paul Kagame. Rero ibigize ibyo baganiriyeho byose turaje tugende tubagezaho muri iki gitondo gatanu kuri kagenzi kako. Muri iki kiganiro cyacu kandi turagaruka n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuze kubabwira andi makuru atugezeho. Hari amakuru nanone aturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ahaturuka nta kindi arimo kuvuga nuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kiri gutangaza ko rwose drone bari kuzamura drone, ariko kugira ngo zizemere gukora igikorwa cyangwa se zibone sinyare bikaba ikibazo. Ibiro nabyo turaza kugenda tubavira imuzingo. Indi nkuru rero yihutirwa ari no turaza gusorezaho cyangwa se twanayishyira muzi imbere, ni inkuru ivuga ko Kinshasa mu by'ukuri hafi y'ingoro ya perezida haraye humvikana amasasu. Ese aya masasu yumvikanaga hano Kinshasa yari amasasu y'iki, byagenze bite? Umugiriro wa Kinshasa no kuba watangiye kugenda uba ville morte cyangwa se rwose uhinduka umujyi mubi cyane, bigendanye ko icyitwa imyigaragambyo ahangaha rwose irimo iravuza ubuhuha, ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato burimo buragenda buba hano muri uyu mujyi wa Kinshasa. Turaza kugeraho nabyo tureba ese aya masasu yavuga byari byifashe bite. Byose rero ni muri iki kiganiro cyacu tugiye kugenda tubagezaho. Turagusaba rero kubana natwe muri aka kanya, ndetse ukanashigikira ibiganiro byacu cyangwa se ikiganiro cyacu. Kugishyigikira nta kundi no gukora like, no gukora share, cyane cyane by'umwihariko rwose no gukora like kuri iki kiganiro cyangwa se kuri iyi video, ubundi inkuru zacu zazajya zihagera ukabona amakuru kugiye. Reka dutumikire gato rero abadutumye mu masegonda make, ubundi duhita tugaruka n'amakuru duhita turambura tuyashyira mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%
izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, rero bakunzi ba Eugene Official ni mutwemerere amakuru yacu tuyinjiremo muri iki gitondo rwose mu buryo burambuye. Nizere ko rwose mwese mwamaze guca akabogi mwicaye rwose kugira ngo tubane muri aya makuru agezweho utasanga ahandi. Mu by'ukuri twamaze kwa tugenda tubategurira. Reka rero amakuru yacu tuyahere ku nkuru ivuga rwose ku bigendanye reka duhere hano iwacu mu Rwanda. Duhere kuri iyi nkuru iri kugaragaza ko mu kanya gato rwose aribwo umugwizatunga umukire wa mbere hano ku isi Bill Gates rero yamaze kuba agera hano mu Rwanda nk'uko ndetse biri kugenda binagaragara. Akaba yakiriwe n'umukuru w'igihugu ni His Excellency Paul Kagame, rero akaba ari wakiriye Bill Gates. Hanyuma rero uyu mugabo Bill Gates aje nyuma yuko His Excellency Paul Kagame amaze igihe gito agizwe umuyobozi mukuru wa AI International, ni bavuga ngo ni icyo bita ngo ni intelligent artificial cyangwa se AI. Nyuma rero yuko agizwe rwose umuyobozi wa AI byihuse cyane, rero uyu mugabo nk'umuntu w'umugwizatunga ndetse ukunda kuba akora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bimusabye ko rwose aza mu b'imbere cyangwa se yihuta agasura cyangwa se akagera kuri mugenzi we kugira ngo bagire icyo baganira. Nk'uko rero amakuru ari kugenda tubwira akavuga ko ngo mu by'ukuri bagiye kuganira ku bijyanye n'iby'ubuzima, hanyuma kandi ngo baze kuganira ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse babone baganira no ku bijyanye n'ibingibi nari maze kubabwira hejuru ngo ni intelligence, ngo ni artificial intelligence, nabyo baraza kugenda babiganiraho. Hanyuma kandi baze no kuganira ku bintu byinshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Ibi bishobora kuza kugira ingaruka nziza cyane ku bakoresha platform cyangwa se ku mirongo nkoranyambaga, abakorera kuri za rezo sosiyo, cyane ko uyu mugabo nawe rwose twavuga ko avuga ari kijyana bene muri ibintu mu by'ukuri. Ese cya kibazo cya Bruce Melody yigeze kubaza mu mushikirano aho yagaragazaga ko rwose hari inyungu zitaboneka ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu by'ukuri mu bindi bihugu bagenda baboneramo cyangwa se baboneramo inyungu. Ese iki ngiki uyu mugabo ashobora kuza kuba His Excellency ashobora kuza kukiganiro kibikaza gutanga umusaruro, imirongo nkoranyambaga yindi ikaba nawe yatangira kubyarira umusaruro abayikoresha. Iki ni ikibazo rero ndi kwibaza nawe kandi ushobora kuza kwibaza cyane cyane rero abasobanukiwe mu by'ukuri byinshi bitagenda neza 100% ku bigendanye no mu by'ukuri n'abakoresha imirongo nkoranyambaga ndetse kandi harimo natwe
harimo natwe ndetse namwe mwese mudukurikiye mukoresha iyi mirongo nkoranyambaga. Gusa ariko icya AI cyangwa se icyitwa ngo ni artificial intelligence byo baraza kugenda, cyangwa se AI baraza kugenda bagira icyo bari buze kugenda babigarukaho. Turaza no kumenya byinshi bigiye bitandukanye, gusa nibyo bari buze kuganiraho. Ibindi rero turaza kugenda tubimenya mu by'ukuri uko amasaha ari buze kugenda yicuma, cyane ko Eugene Official tubereho kugira gute, tubereho kugenda dukurikirana akantu ku kandi. Reka tuve hano rero dusimbukire kuri iyi nkuru, dusimbukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta yandi rero nagaragaza ko mu by'ukuri habayeho uguturika kw'amasasu, harayihumvikana amasasu ndetse atari make hano rero mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu murwa mukuru wa Kinshasa. Nk'uko rero amakuru abivuga, iri turika ry'amasasu cyangwa se ukukumvikana kw'amasasu ndetse navuga ngo menshi rwose atari make, ukukumvikana kwayo rero kukaba kwatangiye kumvikana hano rero mu by'ukuri ngo hafi n'ingoro ya perezida cyangwa se ya His Excellency Tshisekedi Tshilombo, nanjye vuga ngo Paul Kagame. So rero kuguturika kw'amasasu nk'uko amakuru abivuga kukaba kumvikanye, ariko kugeza ubu ngubu magingo aya ntabwo haramenyekana icyaba cyateye iri turika ry'aya masasu, cyane ko rwose aya masasu yaturikiye hafi n'ingoro y'umukuru w'igihugu cyangwa se ya Son Excellence Tshisekedi Tshilombo. Gusa ariko turacyashakisha ngo tumenye impamvu yaba yabiteye, cyane ko mu by'ukuri ku mugoroba washyize aribwo nk'uko n'ubundi amakuru ari kutugeraho, ya opozisiyo ya C64 nibwo rero aba bagabo cyangwa se abangaba bagize gutya rwose basohora itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo rero nta kindi ryasobanuraga cyangwa se ryavugaga ni uguhagarika imyigaragambyo bari bateguye yagombaga kuba ku munsi w'ejo, nk'uko rero amakuru yagiye abigaragaza. Hanyuma rero aba bagabo bahagaritse iyi myigaragambyo ndetse babyumvikanyeho bose, uko n'ubundi bari babagize iyi koalisiyo ya C64. Hanyuma rero bagaragaza rero ko impamvu nyamukuru yatumye basubika, turaza kugenda tubisamarayizinga kugira ngo twihute cyane muri iki kiganiro kuko dufite amakuru menshi cyane. Bagaragaza rero ko impamvu nyamukuru yatumye basubika iyi myigaragambyo ari uko His Excellency rwose ni Son Excellence Tshisekedi Tshilombo yagize uruhare rero cyangwa se yifuza ko haba ibiganiro by'abanyekongo, ndetse kandi murabyibuka ko tumaze iminsi tubabwira ko baba barahamagawe kugira ngo bagire ibyo baganira hano rero muri Repubulika cyangwa se hano. Donc ni ibiganiro by'abanyekongo, bagira rero ngo bahuriremo baganire. Murabyibuka ko nabwiye ko rwose yaba ku ruhande rwa M23 barahamagajwe, cyitwa Senko rero cyarabahamagaje kugira ngo mu by'ukuri bahure. Witwa harimo abitwa ba Joseph Kabila nabo barahamagazwa na Senko, ndetse we na Moise Katumbi Chapo nawe arahamagazwa. Ubu tuvugana rero amakuru aratubwira ko rwose nyuma y'uko habayo guhamagazwa, imyigaragambyo yabaye yagombaga kuba ku munsi w'ejo ikaba yahise ihagarikwa cyangwa se ishyirwaho rwose isubikwa. Bakavuga rero ko bazongera guterana ku itariki rwose ku itariki 15 z'ukwezi kwa munane, ariho rero bagomba kugira gute, bagomba kureba niba rwose ibyo biyemeje cyangwa se hari icyagezweho, hari intera kubyo bari kubyo bumvikanye bazabumvikanye, niba hari icyo byatanze.
ariko bakanagaragaza rwose ngo ko bakomeje kugenda babungabunga cyangwa se rwose bahasigasira itegeko nshinga kugira ngo ntirize guhindurwa rigume uko rigomba kuba, aho umuntu wese wiyamamarije kuyobora umukuru cyangwa se kuba umuyobozi w'igihugu agomba kuyobora manda zitarenga manda ebyiri zonyine. Rero iryo tegeko nshinga ngo bagomba kugira ute, bagomba gukomeza kugenda barishigikira barisigasira. Iri tangazo nk'uko mubibona hano ku masinyatire rikaba ryasinweho na Martin Fayulu, Jean-Marc Kabundi, uwitwa Moise Katumbi Chapwe, Augustin Matata ndetse n'utwa ngo ni Denis Sesenga. Abo bose akaba basinye kuri iri tangazo cyangwa se kuri iki cyemezo. Ubwo birumvikana n'inama bateraniye hamwe bemeza mu by'ukuri uku guhagarika n'ubundi iyi myigaragambyo yari yateguye agombaga kuzaba ku munsi w'ejo, nk'uko rero amakuru agenda atugeraho. Hanyuma reka tugaruke ibi tubiveho, ibyinshi turaza kugenda tubigarukaho, cyane ko abasesenguzi batangiye kugaragaza ko rwose Tshisekedi bigaragara rwose abagabo ko ashobora kuba yababitsemo ubwoba bikomeye cyane. Ikindi kandi bakanagaragaza ko aba bagabo bashobora kuba bagambaniye abaturage bari babagiye inyuma, cyane cyane ko rwose bari babashigikiye muri iyi gahunda yo kurwanya ko hahindurwa itegeko nshinga. Abenshi bati birashoboka kuba Tshisekedi yamaze kugira ako abapfumbatiza mu ntoki, ariko nyine nibiri kuvugwa ni iby'imihanda, nta wamenya ngo byifashe bite. Ibi rero byose bikaba ari biri kugenda bigaragara cyangwa se bivugwa ku marezo sosiyo. Ubona ko ibintu cyangwa se igikuba cyamaze kugenda gicika hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko byagenda kose ubona ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo abagabo rwose ashobora kuzagira atya akaba yabivugana cyangwa se yabakubita inshuro, akaba rero n'ubundi yahindura iri tegeko nshinga uko abishaka, ndetse akaba yanagera atya akaba yaguma akaba umukuru w'igihugu bigendanye n'ibyo turi kubona hano mu by'ukuri ngaha. Reka rero tuve hano twongere tugaruke gato kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba, turebe ngo harimo haravugwa iki. Ku mirongo y'urugamba rero nta kindi kiri kuvugwa ubu tuvugana rwose muri iki gitondo. Aramutse avugwa, haravugwa rero abasirikare bagera kuri 5 n'ubundi ngo baba batorotse M23 mu by'ukuri bajoininga n'ubundi Wazalendo. Hanyuma rero amakuru avuga ko mu by'ukuri nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, abasirikare barimo baraturuka n'ubundi hano muri kino gice cya Masisi bakajoininga banyuze kwa Mutayomba. Amakuru rero dukesha mu by'ukuri zimwe mu mbone zacu ziri hano muri za Masisi aratubwira ko hari abasirikare 5 bajoininze. Reka wenda twifashishe amajwi mu by'ukuri ya bamwe muri izi mbone zacu zatugejeho zitubwira ko hari abajoininze. Aravuga iki rero sasa aya majwi, reka tuyumve. Heremise batanu umukoloneli umwe kubwizana n'abasada 5 y'umusaza 5 umukoloneli yabajanye Wazalendo yabajanye kwa Mutayomba asa Sultani kwakura umuntu umwe kwakura nimwe kumva amakuru bose neza najye wambye ko bamanutse ngiye kumwakura buno mukanya mbone kumwakura ngamubura yawandi sasa nekumubwira. Aha, ngira ngo mwabyumvishe rero mu by'ukuri ni amakuru ari kugenda tugeraho ari guturuka ku mbone zacu ziri muri biriya bice. Urumva rero ko harimo kuvugwa ko haba hari abasoda bagera kuri 5 baba biromese ngo baromeswe ngo ndetse ngo hakaba harimo n'umukoloneli bakava rero ko ngo baba biromese kwa General Mutayomba. Uyu umugeneral rero ni autoproclamé, ariko twabonye ko yagize ubushobozi cyane ko ari umwe mu Wazalendo bagerageje rwose gukora bahura na His Excellency Son Excellence Tshisekedi Tshilombo, bakaba barahuye ndetse aho mwagiye mubona twagiye tubabwira byinshi
yagiye agiranamo ibiganiro na Son Excellence Tshisekedi Tshilombo nk'uko rero amakuru yagiye abigaragaza mu by'ukuri ku mugaragaro. Hanyuma rero ntabwo turamenya neza aya makuru niba koko ibi bintu ari byo 100%, gusa ariko nta nduru ivugira ubusa. Turakomeza kugenda dukurikirana ndetse twikoze no muri ASMV turatumenye ngo ese aba basirikare biripotinze ni bwoko ki. Gusa tuba twamenya amakuru mu imbere tukavuga tuti reka tuze nayo tuyabasogongeze kugira ngo muyumve. Ubwo igisige kandi none ugusigara dushakisha ese biromese mu buhe buryo, byagenze bite, ese byatewe n'iki kugira ngo biromete cyangwa se bave muri ASMV turwa. Mu by'ukuri byose rero ni amakuru tugomba kugenda tubagezaho hano kuri uyu muyoboro wanyu wa Eugene Official. Hanyuma rero tugaruke nanone tukiri ku mirongo y'urugamba, hari andi makuru akomeza kugenda atugeraho. Amakuru atugeraho n'ubundi aturuka hano ku mirongo y'urugamba ni amakuru avuga ko hari mu by'ukuri Kinshasa irimo iravuga ko bari kugerageza kugurutsa indege zitagira abapilote kugira ngo zijye kuri field cyangwa se zijye ku kibuga cy'imirwano kuharwana, ariko nyine izi drone ngo zikabatenguha zikabura sinyari. Drone barimo barazigurutsa zikabura sinyari kugira ngo zijye mu by'ukuri kuba zatangira kurasa. Hanyuma rero ibikaba byatangajwe mu by'ukuri hari kwibazwa niba rero ikirere cyose cya Kongo cyaba kiri kugenzurwa cyangwa se kiri mu maboko ya ASM23, bikabayobera kuko iyi nkuru nk'uko igenda itangazwa ni amakuru aturuka ahantu bita za Kamina, kandi ikamina ni kure cyane pe, ni kure cyane naho M23 igaragara. Ukibaza rero uko byaba byagenze kugira ngo muri ibyo bice mu by'ukuri drone zibe zahagaze ndetse bibe byanajya ku mutwe wa M23, nacyo kikaba ikindi kibazo kindi mu by'ukuri muri rusange. Andi makuru rero nanone tugarutse kuri front line, akarere ejo kiriwe neza hano habano kaba kano karere ka za Minembwe, ubwo ndavuga muri teritwari ya Fizi, hiriwe amahoro rwose, hiriwe nta kibazo. Abimurenge biriwe rwose batuje bameze neza. Gusa ahatarigeze rwose hagenda neza, twavuga rero ko ni hano muri Plaine de Ruzizi mu misozi ya za Rubarika, niho rero havuga ko n'ubundi nyuma yuko ejo bundi hari habaye ugushamirana cyangwa se hari habaye imirwano y'abazarendo ndetse n'abafaridese nk'uko twagiye tubibagezaho, bapfa icyitwa imisoro cyangwa se bapfa rwose bariyeri. Rero ejo nabwo ngo bongeye gukozanyaho hano mu misozi ya za Rubarika nk'uko amakuru abivuga. Gusa ntago turamenya ngo haba haguye bande, ariko wazarendo na FARDC rero ejo hano za Rubarika bakabongeye gukozanyaho. Niba rero FARDC yaje kwihimura cyane ko twabonye ko hari abasirikare babiri babo baguye ku rugamba, abandi bagera kuri 4 bagakomereka, mu gihe umuzarendo umwe ari wari wahakomerekeye, ntabwo turamenya ngo bapfaga iki. Ariko uko buri buze guca rwose, kandi murabizi turaza gukomeza kugenda tubyicaramo ku buryo turaza kumenya ngo byatewe n'iki, byagenze bite. Byose rero ni muri iki kiganiro cyacu cyase mu makuru yacu ataha turaza kugira gute, turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero tugaruke no mu yandi makuru akomeye cyane arimo kugenda atugeraho. Reka tubanze twa updating none mu bindi bice. Hano muri Kivu y'Amajyaruguru amahoro na amahoro, nta kibazo n'iki na kimwe gihari, nta mirwano. Ejo hiriwe hari karume ndetse no muri iki gitondo ni nako biramutse. Gusa hari video ejo yakwirakwiraga ku marezo sosiyo, ngira ngo abakoresha imirongo nkoranyambaga mwayibonye, igaragaza mu by'ukuri bamwe mu bayobozi bari kumwe ndetse n'abasirikare byavugwaga cyangwa se byitwaga ko ngo ari aba M23 baba bararashe abaturage, abo bayobozi ndetse n'abasirikare baba baragize gutya rwose bakarasa umusivile, ndetse diregite akarasirwa imbere y'abaturage rwose, ubwo wabonaga ko bashakaga kumwicaza hasi, ariko
umuturage rwose akigira rutare akanga kwicara. Hafatwa icyemezo rero mu by'ukuri araraswa. Amakuru yo kwizerwa twamenye nka Eugene Official aratubwira iki? Nk'uko rero amakuru abivuga, aravuga ko ngo uyu muturage, nk'uko ejo byire bikwirakwira kuri rezo sosiyo i Goma, uyu muturage ntabwo yigeze arasirwa i Goma. Nabashaka gutwerera n'ubundi ASF Truwa kuyigaragaza nkaho mu by'ukuri ari inyarugomo gusa, ariko iwe ryagaragaye ntiharikikishe isuka, kuko amakuru twamaze kumenya iyi video ntabwo ari yo mu mujyi wa Goma, nta nubwo ari niyo mu mujyi wa Bukavu, never, ndabihakanye. Amakuru akomeza avuga ko iyi video cyangwa se biratwereka ko ibi byaba byabaye mu mujyi wa Butembo, aharoni muri Grand Nord cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibice n'ubundi biri kugenzurwa nande, n'ibice biri kugenzurwa n'igisirikare cyangwa se no ku ruhande rwa guverinema. Ahubwo tukibaza tuti ese uru rugomo, ubugizi bwa nabi bukomeje kuba mu by'ukuri bwaba buri gukorwa, ese niki kizabaho kugira ngo urugomo nk'uru nguru rugaragare? Hanyuma tukiri ku bijyanye n'urugomo rero, ngira ngo n'ubundi kuri rezo sosiyo abantu badukurikiye, ejo mwabonye umuturage w'umunyekongo wakubise undi, ndetse rwose amuhata ikintu bita ibipfunsi mpaka avuyemo umwuka, mpaka ku mwuka wa nyuma. Uyu mugabo rero bombi bakaba ari abavariwe cyangwa se ari inshuti, bose bakaba bari bahuriye muri sosiyete ishinzwe sekirite cyangwa se ishinzwe icunga umutekano, bita ngo ni Wasisi. Nabonye ngo ni Wasisi. Iyi kampani cyangwa se iyi sosiyete ikaba ari imwe mu bacuruzi icunga umutekano cyangwa se mu zitanga abasekirite bakora umutekano hirya no hino hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero akaba yarakubise mugenzi ngo kuko yaramuruta nyine mu by'ukuri mu bijyanye n'akazi, ubwo ari shefu we, arangije ajyaho rwose aramudomagira, si ukumuhata ibipfunsi, undi atuje rwose ahunga, ibyo mu mbavu, ibyo mu mutwe, ibyo mu maso, imigeri na hehe hose aramukubita kugeza igihe uyu mugabo ashyiriyemo umwuka. Iyi sosiyete rero yitwa ngo ni Wasisi, mu by'ukuri ikaba yamaze kuba isohora itangazo igaragaza ko yitandukanyije cyane n'uyu mugizi wa nabi cyangwa se n'uyu wakoze uru rugomo rwo gukubita mugenzi we ndetse ashyizemo umwuka, ndetse banavuga ko bamwirukanye burundu rwose batagikorana nawe, cyane ko banavuga ko mu byo batojwe cyangwa se mu byo babasaba ntabwo harimo gukora urugomo nk'uru nguru. Rero ikaba ari inkuru yiriwe ejo ikwirakwira ku marezo sosiyo, ndetse nk'uko n'ubundi amakuru yagiye abigaragaza arimo n'amavideo, akaba yagaragaje rwose uyu mugabo wakubise undi kugeza ku mwuka wa nyuma, rwose afatwa cyangwa se bikaba byagaragaye acakirwa, afatwa imbumbe. Hanyuma rubwo akaba ari buze kubazwa kamwe ku kandi cyangwa se kano na kariya ko byaba byamuteye gukubita mugenzi we ndetse akaza no kumumaramo mu by'ukuri umwuka. Umuryango rero wa nyakwigendera ukaba ejo waragaragaje rwose agahinda kenshi, kandi koko nta mugayo, ntabwo agahinda kabura, cyane ko rwose ubona ko yababajwe cyane cyangwa se ari urupfu rw'amaherere rwabayeho. Hanyuma rero dusoze ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu dusoze, twongere tugaruke gato kuri reinforcement. Ubwo baro bukaba bukomeje kugenda babwishi cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho bavuga rwose ko ASF Turango yaba ikomeje kudeployinga cyangwa se kohereza ingabo nyinshi zivano muri Kivu y'Amajyaruguru zijya muri Kivu y'Amajyepfo, aho ziruhukira rwose zigera hano za Kansayo, ku kigo cya Kansayo, cyangwa se hano ku kigo cya gisirikare kirano bita ngo ni Ibanda. Mu by'ukuri
Kishesero ikaba ingabo zabo ziri kugira ubwoba zikavuga ko rwose M23 ngo yaba iri gutegura ibitero karahabutaka, ibitero karundura bishobora kuza guhitana ingogo, bikaba byasiga bifunze ibice byinshi, Baraka, Uvira, iyo mihanda igafungwa ndetse n'ahandi henshi cyane, ku buryo izi ngabo zishobora kwisanga ziri mu byago, ndetse ingabo z'abarundi bakabura aho bari buze kuba baca ngo baze gutanga umusada. Ngayo gukorero ararekwa ntashyira, ni mutwemere duhinira aha ikiganiro cyacu. Andi makuru rero turaza gukomeza kugenda tuyakurikirana, turaza kuba rero izindi update mu yandi masaha. Tugusabe rero weho utarakora subscribe kugeza kuri ubu rwose ko wakora subscribe, ikindi kandi ukande no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye uba mu bambere mu kubona amakuru akihagera. Amakuru yacu nakagaruka, yari umuhungu wanyu Fighter, iyi ni Eugene Official, mwakoze kubana natwe rero turabakunda cyane. Ciao. Eugene Official.